Abantu benshi bakunda kunywa inzoga, akaba ari nayo mpamvu ahantu hose uciye uhabona utubari twuzuyemo abantu bari gufata ku gatama. Bamwe banywa icupa rimwe cyangwa abiri, gusa hakaba n'abandi banywa inzoga nyinshi ariko akenshi bikarangira babyicuza. Impamvu ni uko iyo ubyutse warayinyweye inzoga nyinshi ubyuka n'umunaniro, umutwe ukurya cyane, abenshi bakanaruka. Icyo nicyo bita hangover mu rurimi rw'icyongereza. Uyu munsi turareba igitera hangover cyangwa se uburibwe n'umunaniro nyuma yo kunywa inzoga nyinshi. Ubwoko bwose bw'inzoga wanywa iyo unyweye nyinshi, ingaruka zikunze kuba ari zimwe. Ubundi iyo unyweye inzoga imanuka igana mu gifu, hanyuma ikerekeza mu rura ruto ari rwo small intestine. Icyo gihe ihita itembera mu maraso maze igatangira kugira ingaruka. Iyo wariye ibiryo, ni ukuvuga iyo wagize icyo ufata cyangwa se wafashe amafunguro, bituma gutembera kw'inzoga kutihuta, akaba ari nayo mpamvu udapfa gusinda. Ni byiza cyane ko ufata amafunguro mbere yo kunywa inzoga, kuko buri iyo wariye bitwara umubiri wawe hafi isaha kugira ngo ugeze icupa rimwe ry'inzoga mu maraso. Gusa abantu bose ntabwo bashobora inzoga kimwe, kuko buri muntu ku giti cye aba afite urugero agezamo anywa inzoga agahita asinda. Niyo mpamvu ari byiza ko wamenya urugero rwawe, ntugendere ku bandi, kuko byatuma usinda ukabyukana hangover. Ese waba warigeze kunywa inzoga nyinshi ukabyuka utibuka ibyabaye nyuma yaho? Nubwo bakomeje kuvuga no gukora ibintu byinshi, ubyuka wibaza uko byagenze. Hari igihe rimwe na rimwe ubaza abo mwari kumwe bakakubwira ibyo wakoze n'ibyo wavuze, ariko bikakugora kubyiyumvisha. Impamvu ni uko iyo inzoga zimaze kuba nyinshi mu mubiri, ubwonko bureka kubika amakuru arimo kuba. Uba ushobora kuvuga no gukora ibintu byinshi, ariko ubwonko buba bwarekeye kubika ibirimo biba, akaba ari nayo mpamvu ugerageza kwibuka ibyabaye ariko bikakunanira. Nubwo abashakashatsi bataravuga impamvu imwe yemeranyijweho itera hangover, hari impamvu zimwe na zimwe batanze kandi zumvikana. Kubera ko inzoga zituma uwazinyweye yihagarika kenshi, bituma amazi agabanuka mu mubiri, akumva agize isereri n'ibitotsi byinshi. Nanone inzoga zihungabanya imikorere y'igifu iyo zibaye nyinshi, akaba ari nayo mpamvu wazinyoye aruka cyangwa se agacibwamo. Mu gihe umubiri uba ugerageza kugaruka ku murongo, biwusaba imbaraga nyinshi, ibyo bigatuma umuntu uri muri hangover acika intege cyane. Nanone inzoga nyinshi zituma imitsi itembereza amaraso yaguka ku rugero rudasanzwe, ibyo bigatera kuribwa umutwe. Nanone hari abashakashatsi bavuga ko gucika intege nyuma yo kunywa inzoga nyinshi biterwa n'uko inzoga zigabanya imikorere ya glucose cyangwa se isukari mu mubiri, kandi iyo glucose akaba ariyo ituma tugira imbaraga. Ibyo bituma umuntu acika intege kandi akagira isereri. Nubwo iyo umaze kunywa inzoga uba wumva ufite ibitotsi, inzoga zituma umubiri udakora neza, akaba ari nayo mpamvu nyuma yo kugera ku buriri gusinzira bigorana iyo wanyweye inzoga, hanyuma isereri ikaba yose. Niba uri gutekereza ku cyo wakora kugira ngo ukire hangover, nta kintu na kimwe wakora kugira ngo ihite ishira. Bisaba igihe kugira ngo inzoga zishire mu mubiri, ubwo rero uba ugomba gutegereza. Hari abashobora kukugira inama y'icyo wanywa cyangwa se ibyo kurya warya, gusa ibyo byose ntibyahita bigukiza hangover. Niyo mpamvu uba ugomba kuryama ugasinzira bihagije, ugategereza igihe umubiri wawe usubirira ku murongo. Ntuzemere ikinyoma kivuga ko iyo ubyukanye hangover uba ugomba kongera kunywa inzoga kugira ngo umererwe neza. Kongera kunywa inzoga uri muri hangover bigira ingaruka mbi ku mubiri wawe, kandi byatuma ubatwa n'inzoga. Nanone kunywa inzoga mu gihe ufite ibibazo, wenda kugira ngo ubyirengagize, bishobora kuguteza ibibazo byinshi kuruta ibyo wari ufite. Inzoga ntacyo yagufasha mu kukugabanyiriza ibibazo, kuko hari benshi zitera kurakara cyane bitewe n'uko ubwonko butaba buri gukora uko bisanzwe, bikarangira bakoze ibikorwa by'urugomo rukabije. Nk'uko babivuze ukuri, kwirinda biruta kwivuza. Ubwo rero uba ugomba kwishyiriraho urugero rw'inzoga unywa kandi ukarukurikiza. Nanone kwirinda gusakuza cyane mu gihe uri kunywa inzoga byakurinda gusinda, kimwe no kunywa inzoga witonze gake gake, ukirinda kuyigotomera kuko uyikura mu icupa ikagukura mu bagabo. Njye wari uri kumva ndi Migabo mu kiganiro Bimenye None kuri chaîne ya YouTube ya Migabo Updates.